ubutabazi bw'Imana buba ku muntu wiringiye kandi akizera Imana, akemera no gukubitwa n'ibibazo ariko akabyihanganira. Uyu Leya yari yaramaze kwihangana bigera mu gihe nawe Uwiteka yishimira Leya, kandi aba ikitonderwa ku bantu yari yarabaye ikibazo, ariko ku Uwiteka yari igisubizo. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ukubyara umwana ukamubyarira igihe abantu bumvaga bitazashoboka, Imana ubundi itangiza urugamba ari nayo izarusohoza. Bakunzi ba Karosi TV, turabashimiye mu izina rya Yesu, kandi turabasuhuje. N'ubundi ni Karosi ugarutse, ngarutse mbashimira ubufatanye bwanyu nanjye mufasha kubwo kurushyigikira uyu murimo w'Imana, haba mu bitekerezo no kumfasha kumva ijambo ry'Imana Imana iba yampaye. Ndabashimiye rero kuko ni byinshi cyane biba byabaye kugira ngo umukristo cyangwa se umuntu w'Imana, umuntu Imana yarinze tubane. Iyo nteye inkunga yo kugira ngo ibitekerezo by'uko twajya dufatikanya muri uyu murimo, cyane ko dufite ubugingo buhoraho, ni igihe rero gikomeye. Ubwo rero biravuga ko ugomba gukora subscribe kugira ngo tugendane, ugakora share, ugasharinga abantu bawe bose uzi, tukabasha kubana mu bihe byiza, kuko ndumva hari ikimana dusigarije. Mu buhamya bwinshi cyane rero dufite, bushize nahoze mba ubuhamya nturutse hasi, mu biganiro byinshi twakoze nagendaga nkora ku macana atandukanye, najyaga ngenda mvuga bikeya mu by'Imana yanyujijemo. Ariko uyu munsi numvise kuri kamera za Karosi TV tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tukaza no kunyuzamo ku buhamya gatoya, ariko tugiye kubanza ijambo ry'Imana, kuko buriya ni byiza cyane iyo tuvuze Imana neza, tukayivuga mu mirimo yayo, tukayivuga mu mirimo yadukoreye no mu bitangaza Imana yagidukorera. Reka rero dusenga Imana kugira ngo tugendane mu ijambo ry'Imana, nawe ufashwe mu izina rya Yesu Kristo, ufashwe kuko hari ibihe bikomeye wanyuzemo, ariko Imana yantumye ngo ari butabazi bwihuse Uwiteka Imana agiye kuguha. Mana ishobora byose, Mana ya Aburahamu, de nosi otraso brene faustans, Mana ishizo weta labosando de bangodi shaliwi sabone taisiko de prazomene faisia. Imana yarinze abera uyu munsi bakaba bakirinzwe, nta wundi uturinze ni amaboko yawe. Shabo saiki dawati waza mongre de siabonea shadi kutaside ayiwiza amwai edis boyi edita ide dones. Nkweretse uyu muntu ugiye kumva ijambo ryawe. Iri jambo ryaravugutiwe, iri jambo rirera, iri jambo ni ibyahumetswe nawe Uwiteka. Niyo mpamvu natwe turivuga, dukwiriye kwera no kwezwa. Shangandazi ni masi edera, iri jambo risohoka mu karaka kanwa. Mwami kere kezwe, Mwami rikimara kwezwa n'amaraso yawe Yesu, rigende rikiza indwara mu barwayi, rigende rirokora abari baranze kurokorwa mu izina rya Yesu. Risubize intege mu bataye, anikudasime ni abataragusene, abatarakumenye bakumenye. Uri Imana ishubijemo ibyiringiro abari barakubuze bongere bakubone, abari barataye ijwi ryawe bongere barigaruke. Ndagushimiye wabyiringiro we, ndagushimiye wantwariwe ku rugamba, wowe urwanirira imfubyi n'abapfakazi, wowe uruhura imitima irushye, we wumva gusenga kwabe. Mangandiye sideta so avo rezaini etakuta zabadi kodrestis mwaini heini adasi eda taigenisa. Sengeye abari ahantu hose mu mahanga, abari mu Rwanda, abari Burundi, Mwami ngusabye ngo iri jambo risobanure byinshi ku buzima bw'abera. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Karosi ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri ndetse n'abandi bagera mu 10 turera tubana muri uru rugo. Ndagira ngo muri uyu mwanya tujye kuganiramo ijambo ry'Imana, umfashe nanjye ngufashe kugira ngo tugendane, kuko uyu munsi hari ikintu gituma Imana yarakurinze. Icyambere nuko Imana yagukunze utarayimenya,
irangije irakurinda nanjye irandinda. Uyu munsi ntabwo ndi bujye mu mbaraga cyane za zindi zituma wenda hari byinshi utumva, ndagerageza nubwo bitemera cyangwa bidakunda, ariko turagendana mu izina rya Yesu. Icya mbere rero nuko nesire plasiwe de Genston Semanda ibonisansi ubuzima urimo ni Imana yabugwaye, no kububona shitani agutera hari imyuka mibi Imana igomba kugusimbutsa kugira ngo ugire ibyiringiro. Icyitonderwa, igiti cyose cyatewe n'Imana kirakura, kandi gikura abanzi batabishaka, gikura nta mazi ahari, gituma nta inyanja zihari, ariko byanze bikunze umunyu uwo ari wo wose uhabwa agaciro n'uburambe bwawo. Bivuze iki rero? Abizeye Imana ntibajya bacika intege, kuko bagirirwa umugisha bagabana n'ishobora byose. Iyi rero niyo tugiye kuvugaho. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro ahangaha mu bice byaho 29 ku murongo 33. Aravuze ngo asama inda abyara umuhungu, ati kuko Uwiteka yumvise nyungwakaye, nicyo gitumye anyongerera n'uyu amwita Simiyoni. 34 haravuze ngo asama indi nda abyara umuhungu, ati noneho ndafatana n'umugabo wanjye, kuko twabyaranye abahungu 3. Nicyo cyatumye yitwa Lewi. 35 aravuze ngo asama indi nda Adonisi abyara umuhungu, ati ubu ndashima Uwiteka, nicyo cyatumye amwita Yuda, aba arekeye aho kubyara. Subiye ruguru 21 havuze ngo Uwiteka abonekera Leya inyungwakazi, azibura inda ye, ariko Leya yari ingumba atabyara. Ingumba bivuga umuntu utabyara cyangwa se utarigeze ubyara. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo naho byaba bikomeye Uwiteka n'umutabazi. Turaza gusoma irindi rimwe, kuko uyu munsi tugiye kuganira n'abantu babuze urubyaro, tubaye ibyiringiro ko na nyuma ya zeru Imana ikora. Nanjye narashatse mu bihe bitandukanye, tukimara kubana n'umufasha biba ngombwa yuko twamaze umwaka tutarabyara, ariko amagambo yari menshi, abantu batangiye kuvuga ngo ntabwo tuzabyara, ndetse abumvaga baraturoze bumvaga bizitazemera. Uyu munsi rero ushobora kuba hari ikibazo ufite, ariko saba atarabyaye gusa, ahubwo turaganira n'abandi bantu babuze ibyiringiro. Iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga hari byinshi cyane bijya bituma shitani aseba. Icya mbere rero tugiye kuvuga ku mugore bita Leya. Ahangaha Leya ni ukuvuga ngo Leya uyu nguyu yari umubyeyi wari ufite ikibazo cy'uko atari yabona urubyaro, ariko Leya amaze kubyara umwana wa mbere Leya yasamye cyangwa yabyaye, ni ukuvuga ngo yamwise Robeni. Uyu nguyu uyu mukozi w'Imana, uyu mubyeyi akimara kubyara uyu mwana yahise amuha agaciro. Ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana yari amaze kumubonekera amubwira ko agiye kubyara. Ndajya nkubwire ngo ibintu bizanywe n'amasezerano biba ari amasezerano kandi bigira agaciro. Icya mbere, agaciro ka mbere bigira nuko biba bifite ibihamya. Nigeze kuganiriza abantu ijambo rivuga ngo ibihamya bifite ubuhamya. Uyu rero yari abyaye Robeni, amubyara nk'umwana ugiye kugira ibihamya. Icya mbere, iyo dusomye ahangaha kuri 32 havuze ngo Robeni ati nige uko Uwiteka yabonekeye yabonye umubabaro wanjye. Ni ukuvuga ngo ahangaha yari yarababaye, abura icyamutabara. Iyo uri mu bibazo uba wumva nta mutabazi wabona.
iyo uri mu bibazo uba wumva intambara urimo nta wazi gukemurira, ariko Uwiteka Imana iyo yaje biremera. Mvugira ngo amen. Ubutabazi bw'Imana buba ku muntu wiringiye kandi akizera Imana, akemera no gukubitwa n'ibibazo ariko akabyihanganira. Uyu Leya yari yaramaze kwihangana bigera mu gihe nawe Uwiteka yishimira Leya, kandi aba ikitonderwa ku bantu yari yarabaye ikibazo, ariko ku Uwiteka yari igisubizo. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ukubyara umwana ukamubyarira igihe abantu bumvaga bitazashoboka, Imana ubundi itangiza urugamba ari nayo izarusohoza. Iyagutindije niyo izagutegera. Imana isi yohereza ubutabazi, yigeze kubwohereza ku Bisiraheli igihe bari baruhijwe, Farawo abatuze, igihe byari ibibazo, ihagurutse umuvunyi ari we Mose, iramubwira ngo Mose, genda kwa Farawo, ugenda umbwirire Farawo andangosiyedi kriozaibo, umubwire ngo arekure ubwoko bwanjye. Uwo munsi Abisiraheli bari mu marira menshi, igihe ngo Farawo wa mbere yapfaga, umuhungu wese abakoresha iby'uburetwa, akoresha ngo ndetse akuba amatafari, noneho bazanaga ubwatsi bakanayibumbira. Bibi bibazo bikomeye, Abisiraheli baraniha barataka. Uwiteka abwira Mose ati, nabonye numvise umuniho w'Abisiraheli bituma ndahagurutse. N'Imana ibwira Leya ngo ndahagurutse ngiye kuguha abana. Mvugira ngo amen. Leya akimara kubona umwana wa mbere bita Robeni, yahise avuga ngo Imana yarebye ongasita dosi riboneya, umubabaro wo mu mutima bindieta igen, bituma Imana nanjye isubiza, ahita amwita Robeni. Uwa kabiri yamwise ngo asama indinda abyara umuhungu, ati kuko Uwiteka yumvise nyungwa kazi nicyo gituma anyongerera uyu muhungu. Cyangwa se ahita izina yahise amwita, yamwise Simiyoni. Bivuze iki rero? Ndagira ngo nkubwire ngo aba bose ni abantu b'amateka muri Bibiliya. Iyo usomye usanga hari umuryango wa Robeni, umuryango w'uyu mukozi w'Imana bita Simiyoni, kandi muri iyi miryango harimo abantu Imana yagiye izamura. Ndagira ngo nkubwire ngo ntiwabicyo uricyo. Ndabyibuka Samusoni nyina mubyara, yamubyaye mu bihe bikomeye, yarabuze umwana, ariko arangije Imana imuhaye umwana, ngiramubwira ngo agiye kuba ikintu bita umucamanza w'Abisiraheli, imuzamura mu mavuta. Mvugira ngo amen. Arahiga umuhigo, arangije Imana yamubwira ngo uwo mwana ntazigere agira icyuma cyo kimukoraho cyogosha umusatsi. Umwana arakura, Samusoni arakura, adagenda yica Abafilisitiya, abamaraho, bituma Abisiraheli bari imbohe z'Abafilisitiya bahora babatinya, bituma Abisiraheli bagira agaciro. Iyo tugomeje gusoma dusanga wenda hanga kuri 35 navuze ngo asama indinda abyara umuhungu, ati ubu ndashima Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo rero Imana ikuremera amashimwe mu izina rya Yesu. Iyo dusubiye inyuma dusanga hari undi mugore wari warabuze umwana bita Hana, we si masomo. Uyu mudamu byari bikomeye, kuko ngo mbega Elukana ndabyibuka hari aho yageze agira umubabaro mwinshi, kuko ngo arafite Penina uwo yahoraga amurwanya. Iyo bajyaga gusenga, kuko buri mwaka umukozi w'Imana yajyaga gutamba ibitambo, ariko ngo arangije ngo aza kujya gutamba igitambo umunsi umwe, arangije umugabo we cyangwa se umugore wari wasaga naho basangiye umugabo, ngo akajya ahora amurwanya, amutera agahinda, amutera umubabaro, kugira ngo uyu mubabaro amumaremo ibyiringiro byo kubyara. Ngo akajya amubwira ati jye nabyaye abakobwa 10. Noneho ngo icyo gihe icyitonderwa, atarabyara ntabwo Hana yigeze, nuko ngo niba harabaga amapuro umugabo abgabira cyangwa se abagore, yajyaga afata ikiro agashyira Hana, yarangiza agafata ibiro 10 agashyira Penina. Ngo utangarize ngo ikibazo urimo nicyo gitumye Imana data isa nikurenze, andoye disayibonea arinde zayikita. Ari kumva ubu buhanuzi, ntabwo Imana ikuretse,
nta n'ubwo igutaye, ahubwo nyuma ya Zera ije gukora. Noneho birangije uyu mukozi w'Imana cyangwa se uyu mudamu arangije ngo agira agahinda, bavuye gutamba igitambo ahita agenda ajya imbere y'Imana ngo avangesi ede brayisanse, aragenda ajya imbere y'Imana ngo aragenda ajya kurira arataka. Hari ibintu bijya bitumutaka, hari umubabaro ushaka kugeramo bitewe n'ubukene cyangwa ibibazo uguyemo, cyangwa se wabonye watawe warangiza ugataka. Noneho ngo arangije hano arataka, atakira Uwiteka. Uwiteka ahita yumva umuniho we, ahita yumva amaganya ari maganya. Uwiteka Imana arahaguruka ngo utangarize ngo Imana ishobora guhaguruka abarozi bakurogaga bakabimenya. Embo sangone ibone yasika ndagonesi fasile taigere. Iyo dusomye ahanga muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli mu bice 20, Samweli 25 igice 25-27 ari ijambo bivuze ngo none ngiri ituro ry'umutima wawe ngutuye Nyagasani, rihabwe abagaragu bawe bagukurikira. Dusubiye ruguru Samweli mu bice byaho n'ubundi ni Samweli wa mbere cyangwa se igitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya mbere ku murongo wa 10 aravuze ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda. Nuko ngo akagahinda uyu mukozi w'Imana asenganye na gahinda yari yaratewe na mukeba we bita Penina. Penina yaba kugezehe? Eske Penina yaba gitumusenga? Penina ajya yambura umuntu ibyiringiro? Penina araza akakubwira ngo ibibazo ugezemo ni bya ufite? Penina araza akakubwira ngo Imana yarakuribagiwe? Ariko ngo akagahinda Uwiteka ahita akabona. Umukozi w'Imana aragenda arasenga. Hana ngo asengana umubabaro. Yo dusomye biradusanga ngo Eli yaramurebye ngo murebana mbega aramureba abona arimo ariyongorera, aramuga ngo wa mugore wavanye isindwa, wakwibaza ngo wowe ibiri kukubwira kuvanwa isindwaho ni ibihe? Ndagira ngo ngutangarize itangazo rivuga ngo dayimoni yari yaracukuye urwobo ariko Imana irarushibye. Dayimoni yari yaravuze ngo uzapfa ariko Imana ongera iguhaye ubuzima bwo kubaho. Imana ishimwe. Yewe Kristo we, aba bantu bararushye. Noneho birangije nicyo cyabaye hano. Ahita avuga ngo jewe natakiye Uwiteka, ahita higa umuhigo aranga Uwiteka nunyemerera ukamara umubabaro wo mu mutima nzazana umwana w'umuhungu wanjye. Ariko haleluya, aramubwira ngo nzagutura Uwiteka. Ahita higa umuhigo. Akimara guhiga uwo muhigo nibwo Heli yamubwiye ngo taha iwawe amahoro kandi Uwiteka aguha umutima wawe bihwanye n'umubabaro ufite. Imana isubiza umuntu ikagusubiza mu maganya yawe ufite, ikagusubiza mu gahinda kawe ufite. Imana ireba ibyananiranye ikaba ari byikora. Ndabyibuka umunsi umwe hari umuntu wanciye intege arambwira ngo ubuzima bwawe ntuzigera ubaho neza. Ndamubwira ngo iyankubise ni nayo izanyomora. Ndagutangariza ku kwezi kujya kuva abantu baguhamagariye umwijima bahari, Imana igivusha cyangwa ikagusha imvura. Bari barazanye ubukakare kuri wowe, Imana igiye gutabara, Imana igiye kurengera. Langazi yakota imonisi dia kotresire. Imana igiye kongera gusubiza intege mu bugingo. Janganda siya bresia. Imana igiye kongera kubaka. Zeisi abonesiada. Imana igiye kuguhanagura ibirwa kubera yuko hari bya Penina byinshi, hari bya Penina by'indwara, hari bya Penina by'abarozi, hari bya Penina by'abapfumu, hari bya Penina by'abaranyi. Ariko ishobora byose umva ikishoboka. Hano Imana iramutabara nkuko yatabaye uriya Leya. Leya imuha ibyishimo. Uwanyuma yabyaye yamwise Yuda ngo kuko Uwiteka ashyize ibyishimo mu mutima wanjye. Ndagira ngo mbwire ngo umubabaro ijya iwumara ikagutera ibyishimo, ikagutera umunezero. Nawe niryo tangazo nazanye ahanga. Ndagira ngo ngutangarize ngo igiye gukora ibitangaza kandi mu bihe ufite, mu gahinda ufite, mu babaro ufite, mu byo wumvaga bikunda uhije, Uwiteka aratanga
aragutangaje, arakubwiye ngo gira ibyiringiro, ongera wibuke hari nubwo Abisirayeli bari ku nyanja itukura Uwiteka yabaye kwambuka, bambuka inyanja baragenda barashima. Nkubwire ngo ntabwo inyanja irangiye bavuyeho gusa, ahubwo bahuye na Yorodani, Yorodani barayambuka, bahura n'ubutayu, ubutayu barabwambuka, bahura n'ababarwanya, ariko Uwiteka arabarwanirira. Mose arasenga ahereza sode legosira bonea Jésus est notre distance regrezusaye. Ndagira ngo nkubwire ngo isengesho ryose usenga wibuke ku Uwiteka Imana yumviye Hana, amwumvira nta rusaku rwinshi yashyizeho. Nawe yantumye irambwira ngo senga kandi ube maso, kuko Uwiteka niwe mugaba wawe, niwe ugiye kurangiza ibyawe. Intambara wari ufite umaranye iminsi, wa mubyeyi we, Imana yantumye ngo igiye kuzirangiza. Agahinda ufite nawe wa mugabo we, Imana igiye kukarangiza. Ubukene wari ufite iguhaye akazi. Rangaziribonea, Imana yantumye irambwira ngo amahoro agiye kuboneka mu bantu, kandi ibyiringiro bigarutse mu bantu. Nawe wari warabivuyemo ibyo gusenga bitewe n'umubabaro n'agahinda wari umaranye igihe. Hana yaratatse aratakamba ngo agira umubabaro mwinshi, ariko abitura Uwiteka. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana ngwino ugaruke kuri iri rembo, iri rembo ryawe uyu muntu warumerewe nabi. Uwiteka kugarukeho, Uwiteka kugarukeho, Uwiteka kubake bundi bushya, aguhindure nk'ibuye rizima, kandi yongere agaciro kuri wowe. Reka dusenga Imana, wiringira Imana, wizera Imana. Wowe wari ufite ububabare bw'umubiri, Imana ucyumvira ijambo igutabare kandi kurengere. Mana ishoboye byose, Mana ishoboye ibyananiye abantu. Nanjye mvuze iri jambo rikoreremo, iri jambo rikoremo uruhura abantu, iri jambo rikoreremo uruhure, iri jambo rikoreremo utabare, iri jambo rikoreremo wubake, iri jambo rikoreremo wungura ubwenge. Ndagushimiye, nirukanye imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, aba bazimu bose mu izina rya Yesu. Urangoza yako tasi rebrene faistaye. Ushimwe Mana, kuko hari ibyiringiro utanze, kandi hari icyo ugiye gukora. Himbazwa gitare cyacu, cyushimana ugikore mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.